gihe gikwiye yamuhaye umufasha uyu ni umunsi wanyu mwiza munezererwemo Imana ni nziza Imana ni urukundo yabonye kumuna gakwiriye kuba wenyine mu gihe gikwiye yamuhaye umufasha uyu ni umunsi wanyu mwiza munezererwemo uyu ni akagufa ko mu magufa yawe n'akarago mu mara yawe ujye umukunda n'umufasha ugukwiriye n'impano y'umuremyi ujye umwubahisha ni wowe cyubahiro cye Imana ni nziza Imana ni urukundo yabonye kumuna gakwiriye kuba turagushimiye kandi turaguhimbaje turagushimiye kubw'ibihe byatambutse kubera ko waturinze twaba turi bazima icyubahiro kibi cyawe gitondo cya none turaguhamagaye kugira ngo uzubane natwe waduhamurera rero nagira ngo kano kanya n'abashyitsi umubyeyi yaravuze ati mwagendanye bakirwe kandi kubera urukundo n'ibyishimo tubafitiye turagira ngo mukomeze munigerwe n'icyo cyicaro cyiza ndetse n'iki gitaramo iyi ni inkera rero twaraye twishimira imihigo y'umuryango ndetse tunitegura gusoza neza umwaka twishimira imihigo umuryango wagezeho ndetse no gufata ingamba nziza zo kugira ngo tuziyongere umusaruro mu mwaka utaha niyo mpamvu rero mwatumiwe muri iki gitaramo mugubwe neza rero kandi ukomeze usangire ibiganiro byiza ndetse namwe umwanya nuza kugera muraza guhabwa umwanya wo kugira inyongera cyangwa se inyunganizi mu mihigo nanone y'umuryango mu gitaramo mwatumiwemo bakoze cyane ndakazi ngiye mwiza rero Rwamwaga ngira ngo Murera aravuze ati wamubwije ukuri urukundo ntiruzigera rutsindwa ndarahiye ngo kandi intambara yarwo ntigira inkomere kubera urukundo rero Murera ahawe umwanya wo kutuganirira no kugira Imana uyu mwanya urawuhariwe uraho Rwamwaga uraho cyane Murera nari ngukumbuye yego ma ariko reka ntera intambwe ngusanga kandi n'umunyarwanda bivuze neza ubana urugi n'ubabaye maze uramutse amashyo uraho cyane Murera n'amahoro venu n'amahoro maze urabizi yego ma tumiwe mu birori nk'ibi yego ma n'imitwa kandi ya inkokora ziba zigomba no kureba imbere maze ingata ikagwa icyo nicyo kigaragaza umushyitsi mwiza maze muri iki gitaramo umuryango wa Sebasoni wantumye ngo nimba ndabashyikirize n'intwererano muri iki gitaramo urakoze cyane Murera ndagira ngo gushimire cyane kuko byajyanye n'umuco w'abakurambere bacu yego rwose maze kuri yo batumiraga iwacu n'iwanyu bagiraga intwererano uko ni iyi ukuri ntwererano rero igiye mu zindi genda rero wicare dutarame maze nk'uko umusangiza w'amagambo yabivuze yego ma muri wa mwanya mwateguye nanjye ndi umutaramyi aze kumenya unkwiye mbataramire ubanze twungura igitekerezo ku butumire bwacu twungura ibitekerezo yego hanyuma
umusabe agushyire ku nomero ya kangahe ntacyo ku gitekerezo ndi bubungure namwe muranteza intambwe ku murongo w'ibyigwa agushyire ku iyihe nomero iyo mpitiramo ntago nahindura gahunda yanyu wamudushyirira ku nomero ya kabiri kuko urabyemeye iya mbere ari iyacu yego utyo ndayemeye rwose n'ubundi si ubwa mbere mpaka ndacyashima ubuhanga maze rero amashyi agerwa ku yandi kubw'iryo jambo ryiza ntabwo ndi bubyemere. Ayo mashyi rero bashyitsi bahire ngira ngo ayo mashyi nayo ijambo ryiza muhawe. Ye mubyeyi murera rero ati murabitiramo ariko rwamwaga ati turabijyamo inama, ntabwo baguhitiramo ahubwo mubigiyemo inama. Ibigiye mujyo rero bigira injyana. Mubyeyi mwiza, umwanya urawuhariwe ku nomero ya kabiri. Iya mbere yabanje, iya kabiri ni yawe. Yego. nongeye kubashimira, reka nsagize umugisha nzu umuhindo utarahindura. yego mama Ibyo byerekana ko ntaje gitungurano yego mama nk'imvura y'impeshyi, yego mama ahubwo ubutumwa nari nabatumyeho ko nzaza muri iki gitaramo yego mama bwabagezeho, kandi ntawe utaramira ku busa, ahubwo haba intango y'ubuki n'iy'umuryango wa Sebasoni wampaye kugira ngo dutaramireho nkubwira rya jambo umpaye muri iyi ntera. urakoze cyane murera. Inzoga zigira amazina. Yego iya mbere yabaye intwerera, yego, iyi yitwa iyi. ni intango yo kuganiriraho. akindi wongeraho akindi wongeraho nyuguti wibagiwe nibagiwe reka ndaguhugururagiye nanze kuvuga iyo kuvugiraho wicare ndakurindiri ugira icyo wongeraho rero. nyine icyo navuze nakubwiye nti Reka wicare turangire tuganire nabi. yego, urakoze cyane. si ntabwo y'igitaramo ni igitaramo, ndagira ngo rero mbataramire mbaganirire. yewe rwamwa, karame nari navuze ko ari intango yo gutaramiraho, yego mama nkaba nyigushyikirije ukaba uyakiriye, yego mama ariko unkundiye iyo ntango nayisogongera. urakoze cyane rwose, ibyo ndabigushimiye. ngwino isogongere umuryango ubonereho. Yego, yego mama muri karame uzi ko ingingo yanyu itarahinduka. ntabwo irahinduka ni ukuri. yewe nimuhuze ibiganza dushimire Rwamwaka. ubuzima bwacu twese. urakoze cyane. iyindi nyito Yego. n'ay'abantu ngawe arasante. merci, unkundiye nanze kuvuga ntakureba mu maso. ndabona uwo muteguro usa naho ugukingiriza, sinkurebe neza, nuko duhana inka tugahana abageni. icyo ni ikigaragaza yuko ubushuti bwacu bwahamye. maze nk'uko umusangiza w'amagambo yabivuze, muri mu nkera y'imihigo ndetse mureba ibyo mwagezeho, munategura umwaka utaha, kandi ibyo turabizi yuko muri intwari. icyo mwagiyeho umugambi n'inama ntikijya kibananira, nicyo cyizere tubagirira, bikadutera kubakunda cyane. maze natwe nk'umuryango wa Sebasoni, umuco wacu bivuga neza ngo aryoha asubiwemo.
twari tuje kugira ngo dusubukurire hahandi twacumbikiye ubushize. Twicaye rero nk'umuryango wa Sebasoni, natwe turebye ibyo twagezeho uyu mwaka, turashishoza neza, dusanga hari ubukene dufite mu muryango wacu, ariyo mpamvu twaje duteye intambwe tubakeza kugira ngo mutumare ubwo bukene. Icyakora si ubukene bw'inka, amashyo turayagwije, ahubwo twaritegereje dusanga tubyara abahungu n'abakobwa, ariko ntitwigeze tubyara bakazana. Tumaze kwicara rero nk'umuryango, dusanga umuryango wa Auguste ni umuryango ugira bakazana beza. Mu minsi ishize rero umuryango warantumye nza mu muryango wa Murindabigwi, tubagezaho icyifuzo twari dufite cyuko umwe mu basore bacu yari ageze igihe cyo kubaka urugo, kandi umuryango wacu wa Sebasoni warashimye umuryango wa Murindabigwi. Hanyuma umusore wacu abenguka umwe mu bakobwa banyu, turaza uwo munsi tubabwira ko tutagenzwa no gusaba umugeni, ahubwo icyo tubasaba ari irembo. Irembo muraritwemerera, mutubaza iryo rembo ari inde turifatiye, tubabwira yuko ari umuhungu wacu. Hanyuma muraritwemerera, ariko muratubwira muti umunsi umuryango uzaba wateranye tuzabatumaho muze mubabwire iryo jambo. Rwamwaga nshuti twabanye nk'amaguru, tukagendana ntunsige, tugasangira ntuncure, naho twacumbikiye ubushize ariho nifuza ko ducumbukurira umuryango wose wa Murindabigwi wateranye, tukabasaba umugeni ku mugaragaro. Mu ncamake mvuze mu mpine n'iryo jambo ritugenze. Murakoze, turabashimiye. Karame karame. Urakoze cyane. Utagaruke kuze kumaze kuguha uyu mwanya, nakubagize izina ryawe, umbura ko ari imbere. None nize gusaba umugeni n'intereko. Ntago ndasaba, nari nkuteze amatwi ngo unyemerere umuryango wateranye, nukuri naje nikwije. Ngaho saba umugeni none. Murakoze cyane. Niyo gusaba umugeni. Rero kurikije umuco w'ababyeyi b'impande zombi, kuzo gisogongera umuntu bazana ibyangombwa isogongerizo n'aho. Urakoze cyane. Yego yego sogokuru ukubyara nyiragira ntabwo yari gusigira. yararisigiye. Urakoze cyane. Urabona uko ngana uku. Ababishinzwe rwose mugire vuba. Naho twasobanukiwe ugendere ku buzima bwacu, yicara hasi utuganire dukurikije ko twumvikanije, twumvise umugororagiye Imana igurugije. Bari guracyamaka. Yego. Amashyi menshi bashimire. Arahita agabanya. Nimuvuga aragabanya.
ijambo ni ryawe ni urakoze cyane reka bivuge mpagaze kuri yombi nkuko nakubwiye amaguru n'ayanjye ururimi n'urwanjye ariko ijambo ni iry'umuryango wa Sebasoni Innocent kandi nishimiye ikaze mwaduhaye mu muryango wa Murindabigwi Augustin kuri ibiganza bizaguha ubibona no mwiramukaba reka nsaba umuryango wa Sebasoni twongere duhuze ibiganza tubashimire ko mutwemereye no gusaba umugeni muri uyu mwanya nk'uko nari maze kubivuga nyakubahwa Rwamwaga hanyuma umusore wacu ashima umwe mu bakobwa banyu Kampire Christine uyu munsi rero nk'uko twari twabicumbitse umunsi nazaga ukanyemerera irembo turasaba umugeni ku mugaragaro Kampire Christine kandi tukamusabira umusore wacu iry'umugabe Theoneste n'ayo magambo aturi ku mutima urakoze cyane muri karame kuri mukuru karame hari umugeni utanga atagira umuranga tubwira uwakurangiye Kampire uwamundangiye yewe ni ba nyirasenge bashyingiwe mu muryango wacu nibo bamukurangiye yego impamvu rero mbikubwiye uri mukuru nanone ndabisubiramo mu muco w'iwacu wabonye umugeni usabwa atari mu ruhimbi wabo Kampire rero ari hanze y'igihugu hakurya y'amazi igihugu cyamuhaye uburenganzira bwo kujya gushaka masters ibyo rero ntari hano uremera ko uzagaruka gusaba yarangije masters akagaruka uremera noneho uyu munsi intambwe nateye niyo kugusaba ntago ari yo kumpekera kandi naryo umugabe nakubwiye ko nawe ni umukogoto mwiza igihugu cyamutumye kugarura amahoro muri biriya bihugu ujya wumvamo intugunda barimo batubwira yuko ku itariki igera kuri 7 y'ukwezi k'Ukuboza ashobora kuzurira rutema ikirere akaba yageze inaha turamurindiriye twifuza ko byaba byiza rero Kampire ko iyo masters yagera mu gihe cya graduation na ry'umugabe nawe ahari reka kurikije ibyo uvuze kuri iyo tariki dufite musaza we atugire Kampire arebe ko mushikiwe yabaye gufitiye icyizere Rwamwaga urabyemera ndabyemera rwose Mariya Kiberinka wamukunze ya Kampire ari hehe Kiberinka wamuhisemo Kiberinka ariko kuba ari imuhira arahari ariko ntabwo musazeyo murakoze ndabizi ko wamutumaho reka wari umaze kumbwira uti nk'umugeni igihe nikigera cyo kumpekera muzampekere si uko wavuze ni uko rwose urakoze cyane ubwo duherukana nk'uko wabivuze uza gusaba irembo twakugaragarije ko watubwiye ko usaba irembo ricyura abantu ridacyura inka utubwira ko ari irembo
dusaba umugeni igihe n'ikigero bakubwiye ko uyu mwana afite nyirasenge kandi nyirasenge ugeze mu zabukuru udashobora kuba ari hano tumukurangira mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Rusenge uzajyayo nyirasenge akaguha uburenganzira bwa musengerezaho wagiyeyo nagiyeyo niba waragiyeyo icyemezo nuko utuzanira urunigi rwa nyirasenge urunigi rwa nyirasenge nicyo cyemezo cy'uko wageze yanaguhaye uburenganzira bwo gusaba gusengerezaho ariko rwamwa karame urunigi ntirwabura nibwo dukeneze ariko icyo gihe nganira nawe yari yambwiye ati kuri uwo munsi uzampesha icyubahiro uzaza unzaniye ikizeneko kandi atahari kizane ndakizi nicyo rero yari yambwiye rwose icyo kinyarwanda ntibasobanure erega urampatse uri na mukuru kundusha kuruta n'uyu munsi uracyanduta wabasobanuriye urakoze cyane bavandimwe ni inzoga ihagurutse umugeni ni ikinyarwanda gihamye kitari icyuma ihagurutse umugeni tutaraguha ni iya nyirasenge niyo nyirasenge kandi ari mu zabukuru akiri muri yo nyine nakubwiye ntiyari yambwiye ngo nzamuheshe ikuzo uyu munsi ngaragaze ko twabonanye urakoze cyane iyo ntango rero nakubwiye kare ko nagushimiye ko ukigenda ku muco w'ababyeyi yego rwose bavandimwe uyu ni umuco w'umunyarwanda ikizeneko cya nyirasenge w'umwana kirasanzwe cya nyina w'umwana urabyumvise rero musobanukiwe neza ko uyu mugabo yagiye muri Nyaruguru wumva ni ku ruhero rwose murakoze cyane ukigera muri uru rugo yego twakwakirije isengesho ikwereka ko dukunda Imana yego ntabwo tugusaba imyemerere yacu ngo ariyo wemeye ariko niba umuryango ukomokamo mwarabatijwe mu mazi magari uratwereka Bibiliya niba mwarabatijwe ku izina rya Patiri na Mwana reba hano na Roho Mutagatifu uraduhisha pu hitamo kimwe muri rwamwa sinjya nyisiga imyiseka none se rwamwa ibyaye amanyana yicungura amaraba ndicunguye uko siko kuri se ngiye Bibiliya ijambo ry'Imana reka ngusomere umurongo umwe urwandiko Pawulo yandikiye Filemoni ni umurongo umwe wonyine wa kane uravuga ngo shima Imana yanjye iteka ngusabira uko nsenze urasomera umurongo uvuga ko nidusaba tuzahawe ibyo ari byo byose uwo wari uwawe rwose ndagushimiye ko usabye ahabwa nimuhuze ibiganza reka tumuhe ijambo maze twumve aho tugereje ko hari ikindi twibutsa kukubaza yego rwose Imana igomba urakoze rero we karame hamwe n'abagenzi bawe bazanye reba umuryango mwajyemo musanze mubana yego ijambo wajya gusaba
nawe nagusaba irindi jambo rya kabiri hanyuma twuzuze igito twuzurizaho. Urakoze. yego rwose. Urakoze cyane umubyeyi wacu Dominiko, bavandimwe, inshuti z'umuryango wacu, mumaze kumva amagambo ya Murera, kandi ikiba cyaduteranirije kuri uyu munsi ni uko uyu mugeni atari ubumwe n'uw'umuryango. Nagira ngo rero mbasabe, hariya Murera yicaye na bagenzi be bafite ubudahangarwa, ariko hariya hirya n'inyuma mwitonde murebe niba hari inzitizi zatuma uriya muryango utabona umugeni wacu. Ijambo ni iryanyu. Reka rero mere kuri Kazungu. Karabe ari witonze baritonze baratora abasizi bavuga ariko duzo mazanye na n'ubu urutoki rwose ajya mu mabona bose usaba n'ukwiza ibigo byangombwa bibacyura. ntiwumva. urakoze cyane Kazu. Reka turebe ba nyirasenge batoya batari wa wundi wo mu karere ka Nyaruguru, kandi barahari. Maze uwo ni umwuzukuru wanjye, ariko ndabona nta cyaha ndabona aho bari abantu. amashyi rwose. Reka tugere mu rwego rw'abasaza be. Urabyumva muri? Ndabyumva rwa mwana. dore ko ngwa mu ntege dukurikirana umwe nk'impanga tata kazamutse inka kamanuka umugeni agasozi, niko mvuga. Maze ndagushimiye nanjye mu izina ry'umuryango wa Sebasoni. Hanyuma erega navuze ngo urampatse, kandi ubuhake nabushimye nabwemeye, maze wongera umpake nkugirireho umugisha nta wikosha. Hanyuma unkoshe ngukweri. Urakoze cyane. Uwo tujya gukosha rero tubaza kumubaza urwego arimo. Uri umworozi, uri umutunzi. Umworozi bamukosha nk'uko ari umworozi, umutunzi bakamukosha. Ndahagurutse kugira ngo ndebe ese wamuguhera ubu. urabona nta tuguhera ubu muri ibyo byiciro uvuze naba ndi nko mukiye unyitegereje. wowe niko rwa mwana niko. Erega buriya aborozi uzuko nakubonye aborozi tega amatwi mu Karame, nasanze ari we minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi. urakoze cyane. Maze rero unkoshe nka minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi. Urakoze cyane. Rwose icyakora igika turimo uyu munsi cy'ubuhinzi icya kindi cy'ubutunzi n'ubundi nzuriza ngira ngo ahubwo wareba ko ibyo mvuga ari ukuri. Miryango mugari wa Murindabigwi, uriya mugabo ibyo avuze urabyumvise ko urwuri rwacu n'urwabo zegeranye, kandi inka z'iwabo turazizi, ndetse n'umutahira wacu uri mu mba amaze kumbwira ko zageze mu zihe. Uriya mugabo ntabwo twamwemerera umunani we ko tuwushima. Ikibazo ni nibakushimirire rwose. hanyuma Karame, wambwiye harya ngo uwakunze kamere yitwa Theoneste ry'umugabo. n'uburi ibumoso bwawe n'uburi iburyo bwawe. Ntago ngendana n'abana. Ntabwo yaje. Oya, cyakora tumutumaho yari yazindutse, ariko twari twamubwiye yuko n'ubundi igihe turi bumukenerere turi bumutumeho. Igihe ni iki rero? Ni ikida wabyumvise.
aze tumuramutse. Ndabyemera. Ntabwo turamutse iwacu. Ndabizi nta mwana uramutse abakuru. Ndabizi. Tambuke neza hanyuma ureke bakuramutse. Data iry'umugabe ndabona ari koperative ariko sindasobanukirwa ibyo ari byo. Humura bimenya. Kugira ngo muraza kunsobanurira kugira ngo dukomeze kunezerwa. Aha. Mbega rwageze bigarama bangara mu murenzo ku Rwanda bizimo twatagira maze ngabo yanze gushira amakenga ati ndihera yabeze. Mbega barya umugabe wose ntibaramukanya. Barya umugabe wose ntabwo bazi kuramukanya. Abo bose ko bitwa barya umugabe. Aha. Ye ko maze kuramukanya murasubira ku ruhande. Ntimusubire inyuma nta muko usubira inyuma. Mwigire ku ruhande gatoya. Hanyuma rero ibyari bisobanuye bigiye gusobanuka. Mwitera ababyeyi umugongo. Nimurebe hano. Aha. Ije ngira ngo bakoroshya. Mubyeyi mwiza rero haje iry'umugabe. Nza kugira ngo ni koperative ariko sobanukiwe ko ari isibo. Ndagira ngo rero iry'umugabe nk'umukwe mu muryango atera intambwe yigira imbere. Arambura ibiganza byombi maze umuryango umwishimire. Intambwe ebyiri. Amashyi menshi cyane. Arambura ibiganza byombi umuryango ukwishimire kandi ukwizihire. Ngo uyu mukwe rero ukwiye iki cyicaro. Ngo uyu mukwe ukwiye umuryango. Uyu niwe bita iry'umugabe. Intore ntajorwa akaba rwigimba baririmba. Ngaho rero protokole badufashe umukwe yerekwe icyicaro. Ariko tambuka neza ry'umugabe. Uyu munsi ni wawe. Ntagire undi ugukurikira. Uyu munsi ni wawe. Uhabitwaye. Tambuka neza rero. Tunziza uhabwa icyicaro kigukwiye. Ry'umugabe. Uyu munsi kubera ko Imana yaguteye iteka ikagutwageza abasore beza baguherekeje. Uhitamo ntumutunga urutoki. Urambura ikiganza cyawe umwerekezaho niwe uri kugira uruhande. Aha, tambuka neza uwerekezweho. Uyu rero nawe arahiriwe atoranyijwe n'umugabo ukomeye hariya wicaye ahamukwiye. Ye nawe rero ubwo ngubwo Imana yaguhaye umugisha. Maze rero namwe bavandimwe erega namwe ntimwihebe ijuru rizagobora. Ahubwo babiri umwe wese nawe ahabwa icyicaro kimukwiye mu gaciro ke. Ikindi gihe nikigera muzicara hariya. Ngaho namwe nimutambuke babereka aho mwicara. Mubyeyi mwiza rero iyi ndangururamajwi ndayigusubiza kugira ngo ukomeze uganire. Ugira ngo se iry'umugabe niyo nanjye ndamuramutse. Urashaka kwisazura nakumvi. Reka ntago ndi se muhanuka. Amashyi menshi cyane kuri ababyeyi. Aturamuramutse. Turamuramutse cyane ay mama we. Ngo urugero rw'abakobwa zamuramutse. Amuramutse cyane ay mama. Basanze wamukunze zamuramutse. Muramutse cyane. Niwanyu waragutanze Kimbanyi